ibihe byiza abanyarwanda mwese mu kwica 350 ndabashimiye cyane, muri abantu b'ingenzi. Of course buri gihe mpabwira ko mutazigera mwicuza cyane. Hano mu ishyamba, kambagire mu ishyamba. Ishyamba ni kimwe mu bintu cy'u Rwanda yashyize imbere. Ni nayo mpamvu bavuze ngo nutema kimwe bitera bibiri, nutema bibiri bitera bitatu, nutema bitatu bitera bitandatu. Ayindi mpamvu ni ukugira ngo umusozi itazaba ubutayu, ni ukugira ngo tuzagire igihugu gifite ikirere kimeze neza. Kubera iki? Nuko ishyamba ari kimwe mu bikurura umwuka mubi woherezwa mu kirere, ibiti bikawuyungurura, ubundi tukagira akayaga keza. Reka mvuga akayaga. Ujya ubona iyi myotsi ijya mu kirere, utwitse ibyatsi, moto, imodoka, biriya byose ishyamba niryo rigira uruhare mu kugira ngo wa mwuka uyungururwe, tugire akayaga keza cyane. Hari icyo leta y'u Rwanda yakoze kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Icya mbere, hari ugukoresha moto z'amashanyarazi, hari ugukoresha imodoka z'amashanyarazi. Ndavuga za modoka zidakoresha isasi, za sipiro, ubu zitwa sipibe, za hybride. Hybride zo zikoresha amashanyarazi ndetse na esase ku kigero gitoya cyane. Hari ikindi leta y'u Rwanda yakoze, uzi ko basigaye bapima imyotsi y'ibinyabiziga. Nta yindi mpamvu no kugira ngo bya binyabiziga bizakujya bikoresha umwuka, bijya bisohora umwuka, nibabona uri kwangiza ikirere bakubwira ngo jya muri control technique, ikinyabiziga cyawe gikoresha kugira dukomeze tugire ikirere giteye imbere gisukuye. Ikirere gisukuye ni ukuvuga iki? Ni uko iyo ya myotsi yageze mu kirere ikaba myinshi, uzi ingaruka izagenda nimara kugera mu kirere yangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Nikamara kwangirika hazabaho ubushyuhe budasanzwe. Noneho icyo gihe imirasire izaba myinshi ku isi, maze have izuba ryinshi kubera ko ya mirasire izagize uko yakabaye, maze ibihe bihindagurike. Niho uzabona ukabona izuba rirava mu kwa 4, ukabona imvura iragwa mu kwa 7, kuko ibihe byarahinduwe. Climate change ntabwo ari gahunda y'u Rwanda gusa, n'isi muri rusange. Ntabwo ari gahunda y'u Rwanda gusa, na Afurika muri rusange. Niyo mpamvu ubona imisozi yose bakubwira ngo ugomba kuyambika ibiti. Ugatera ibiti, yaba ari amashyamba, yaba ari ibitanga imbuto, byose. Abashimiye cyane. Nitwa Ngate.